Buongiorno. Chers frères et sœurs, bonjour. Sono felice di incontrarvi. Je suis heureux de vous rencontrer et de vous dire aujourd'hui, avec vous, merci. Merci à Dieu et aussi à vous, surtout qui ont fait un long voyage pour être ici. cyane cyane abakoze urugendo rurerure ngo babe hano uyu munsi bashimiye ko mwitabiriye ubutumire, bashimiye kwakira umuhamagaro wa Nyagasani wo kubaha ivanjiri no kuyamamaza. Ndashimira kandi byimazeyo abatangije iyi nzira ya neokatekumena hashize imyaka 50. 50 ni umubare w'ingenzi mu byanditswe bitagatifu. Ku munsi wa 50 Roho wazutse amanukira ku ntumwa kandi amurikira isi Kiliziya. Mbere yaho kandi Imana yahaye umugisha umwaka wa 50. Uyu mwaka wa 50 uzabera umwaka wa yubile, umwaka mutagatifu umuryango watowe uzaboneramo ibintu bishya nko kubohorwa no gusubira iwabo ku bakandamijwe. Tuzatangariza abaturage bose b'igihugu ko babohowe, niko Nyagasani yavuze. Buri wese muri mwe buri wese muri mwe azasubira mu bye, buri wese atahe mu bwoko bwe. Ngibyo byaba byiza nyuma y'imyaka 50 inzira imaze, buri wese muri mwe avuze ati urakoze Nyagasani kuko rwose wambohoye, kuko nabonye muri Kiliziya y'umuryango wanjye, kuko muri batisimu ibishaje byarayoyotse, none ndasogongera ku buzima bushya, kuko binyuze mu nzira wanyeretse aho nyura ngo mvumbure urukundo rwawe rwa kibyeyi. Bavandimwe nkunda, mu gusoza muraririmba tedewumu yo gushimira Imana kubera urukundo n'ubudahemuka bwayo. Ntako bisa gushimira Imana kubera urukundo rwayo n'ubudahemuka bwayo. Akenshi tuyishimira kubera ingabire zayo, ibyiduha, kandi birakwiye. Ariko ni byiza kurushaho kuyishimira kubera icyo ari cyo, kuko ari Imana idahemuka mu rukundo. Ubuntu bwayo si twe biturukaho. Ibyo twakoze byose Imana ikomeza kuba indahemuka mu kudukunda. Iki gituma tuyizera, nicyo kiduhoza kurusha ibindi mu buzima. None rero mukomere ntimugashavure, kandi igihe ibicu bizanywe n'ingorane bisa n'ibyiyongera cyane bigatwikira amanywa yanyu, mujye mwibuka ko urukundo rudahemuka rw'Imana rubengerana igihe cyose nk'izuba ritajya rirenga. Niyibutse ineza yayo iruta kure ikibi cyose, bityo uburyohere bw'uko kwibuka urukundo rw'Imana buzabafasha mu ihagarikamutima iryo ari ryo ryose. Hari abo nshigaje gushimira cyane, abazoherezwa bose mu butumwa. Ndashaka kubabwira ikintu kivuye ku mutima ku birebana n'ubutumwa. Iyogezabutumwa ari cyo kintu cy'ibanze kuri Kiliziya muri iki gihe, kubera ko ubutumwa ari ugutiza ijwi urukundo rudahemuka rw'Imana. Ni ugutangaza ko Nyagasani agukunda kandi atizigera andambirwa na rimwe, akurambirwa wowe, aturambirwa kimwe n'iyi si usanga wenda twebwe turambirwa. Ubutumwa ni ugutanga ibyo twahawe. Ubutumwa ni ugusohoza umurimo wa Yezu twumvise. Nifuza gutindaho gato hamwe namwe. Mugende mu mahanga yose mubagira abigishwa. Mugende. Ubutumwa busaba kugenda, nyamara mu buzima igishuko cyo kwigumiraho ntiwigerezeho ugashimishwa no kugenzura byose kirakomeye cyane. Icyoroshye ni ukwigumira iwacu dukikijwe n'abadukunda, nyamara si yo nzira ya Yesu. Yohereza agira ati mugende, ntabembereza. Ntiyemera ingendo zidahenze cyangwa ngo ajye aho bari bumwishyurire urugendo.
Allez, c'est un appel fort qui résonne dans toute notre vie chrétienne. C'est une ahubwo abwira abigishwa be bose ijambo rimwe, mugende impanda irangira mu mfuruka zose z'ubuzima bwa gikirisitu, ubutumire bufututse bwo kuba igihe cyose twagiye dukora urugendo rutagatifu muri iyi si, dushakashaka umuvandimwe utaramenya ibyishimo by'urukundo rw'Imana. Tout ce que nous avons dans notre maison. Ariko se twabigenza dute kugira ngo tugende? Quand Dieu a libéré son peuple élu, dukeneye kutiremereza, ntidushobora gutwara ibintu byacu byose. Bibiliya ibyigisha igira iti, igihe Imana ibohoye umuryango yitoreye, yawuyoboye mu butayu batwaye gusa icyizere muri yo. Nawe kandi amaze kwigira umuntu, abaho mu bukene atagira aho arambika umutwe, ibyo asaba nabi. Kugira ngo tugende ntitugomba kuremererwa, kugira ngo dutangaze hari ibyo tugomba gusiga. Kiliziya icukubiri n'isi niyo yonyine yamamaza neza Nyagasani. Kiliziya yabohowe ku butegetsi no ku mafaranga, itiziritse ku nsinzi ntazi no kwiremereza, niyo yonyine ishobora guhamya kandi bikemerwa ko Kristo abohora muntu. Bityo ubutozwa kubera urukundo rwe guhara ibintu bihita, yakira ubwo bukungu butagira ingano, ubwigenge. Ntaba akiboshywe n'ibyo yizirikaho bituma ahora ararikiye ibirenzeho kandi ntibitange amahoro. Nuko akumva umutima we wagutse nta mihangayiko, abereye gukorera Imana n'abavandimwe. Et cela se conjugue au pluriel. Il ne dit pas va toi. Mugende niyo nshinga y'ubutumwa, kandi hari ikindi bitubwira, itondagurwa mu bwinshi. Nyagasani ntavuga ngo genda wowe nawe, ahubwo ngo nimugende hamwe. Kuba umwogezabutumwa by'ukuri si ukugenda wenyine, ahubwo ni ukugendera hamwe. Gufatanya urugendo ni ikintu dukenera gutozwa buri gihe, buri munsi. Tugomba guhora tuzirikana, tuvuge, kudahatira abandi gukurikiza intambwe yacu, ahubwo tukamenya guherekeza no gutegereza, tuzirikana iteka ko ingendo ya mugenzi wanjye itandukanye n'iyanjye. Nk'uko mu buzima nta na rimwe ingendo y'umwe isa n'iy'undi, no mu kwemera no mu butumwa naho ni uko. Kugendera hamwe nta kwitarura abandi kandi nta kubahatira gukurikiza ingendo yacu. Kugenda mwunze ubumwe nka Kiliziya hamwe n'abashumba n'abavandimwe bose, nta gukizwa n'amaguru cyangwa wijutire ugenda gahoro. Turi abari mu rugendo rutagatifu, baherekejwe n'abavandimwe kandi baherekeje abandi bavandimwe. Bikaba ari byiza kubikorera hamwe neza kandi wubahiriza inzira ya buri wese, ntawe uhatira gukura, kuko igisubizo duha Imana gikurira gusa mu bwisanzure nyabwo buzira uburyarya. Yezu wazutse agira ati, mubagira abigishwa, ngubwo ubutumwa. Ntavuga ngo mwigarurire mukonde, ahubwo ngo mubagira abigishwa. Ni ukuvuga musangize abandi impano mwahawe, guhura n'urukundo rwatumye imibereho yanyu ihinduka, niryo pfundo ry'ubutumwa. Guhamya ko Imana idukunda kandi ko hamwe nayo urukundo nyakuri rushoboka, rwa rundi rutuma ushobora gutanga ubuzima bwawe aho uri, mu rugo, ku kazi, abihaye Imana kimwe n'abashakanye. Ubutumwa ni ukongera kuba abigishwa hamwe n'abigishwa bashya ba Yezu. Ni ukubona ko uri umwe mu bagize Kiliziya, umwigisha. Nanone Kiliziya ni umwigisha, ariko ntishobora kuba umwigisha mbere yo kuba umwigishwa, nk'uko idashobora kuba umubyeyi mbere yo kuba umwari. Nguwo umubyeyi wacu. Kiliziya iciye bugufi, umukobwa wabyawe na Data, akaba n'umwigishwa w'umwigisha, akaba yishimiye kuba mushiki w'inyoko muntu yose.
iyo mibereho y'umwigishwa umwigishwa wigisha abandi bigishwa itandukanye rwose n'ibyo gushakisha abayoboke. Aha niho hashingiye ingufu zo gutangaza kugira ngo isi yemere. Icy'ingenzi si imbonezangingo zemeza abantu, ahubwo imibereho ireshya abandi, si ubushobozi bwo kwemeza abandi, ahubwo ubutwari bwo kubakorera. Kandi mufite muri ADN cyangwa indangakamere yanyu uwo muhamagaro wo gutangaza, muba mu muryango nk'urugo rutagatifu, mu kwicisha bugufi, ubwiyoroshye no gusingiza. Uwo mwuka uranga urugo muwugeze ahantu henshi haganje kwiheba, hataranga urukundo. Bababone mu inshuti za Yesu bose, mubite inshuti kandi mubere bose inshuti. Mugende mu mahanga yose mubagira abigishwa. Kandi iyo Yesu avuga yose ashaka gushimangira ko mu mutima we imiryango yose yafite umwanya, nta n'umwe uhezwa. Nk'abana imbere ya se na nyina, naho baba ari benshi, abato n'abakuru, buri wese aba akunzwe n'umutima wose, kuko urukundo mu kwitanga ntirugabanuka ahubwo runiyongera, kandi ruhorana amizero asendereye. Nk'ababyeyi batabanza mbere na mbere kubona amakosa n'amafuti y'abana babo, ahubwo abana ubwabo, bityo muri urwo rumuri bakakira ibibazo n'ingorane zabo. Ni nako abamisiyoneri babigenza ku miryango ikunzwe n'Imana. Ntibashyira imbere ibitagenda n'ibikwiye guhinduka, ahubwo babonesha umutima n'indoro ishima, mu buryo bwubaha, icyizere kitarambirwa. Mugende rero mutyo mu butumwa bwanyu, muzirikana gukina nk'umuryango, kuko Nyagasani ni umwe mu bagize buri muryango, kandi Roho we yarangije kuba mbere y'uko muhagera. Nuko mu gutekereza kuri Data ukunda isi cyane, muba batwawe n'ubumuntu, muharanira ibyishimo bya bose, babemere kuko nyine mubari hafi, babatege amatwi kuko muri kumwe nabo. Mukunda imico n'imigenzo karande y'aho musanze, aho kubashyira ingero bagomba gukurikiza. Ntimugendere ku mbonezangiro n'ibyo abantu bagenderaho, ahubwo muhere ku biriho bifatika, nk'umwuka uzaranga uko gutangaza mu gihe ashakiye n'uko abishaka. Bityo Kiliziya izakura mu rugero rwe, yunze ubumwe mu runyuranyurane rw'imiryango, ingabire n'impano bya Roho. À ceux qui l'aiment le monde, soyez passionnés d'humanité, collaborateurs de joie de tous. Soyez proches, écoutez et soyez proches des uns des autres. Aimez les cultures et les traditions des peuples sans appliquer des modèles préétablis. Ne partez pas de théories ou de schémas, mais partez des situations concrètes. Ça sera ainsi l'esprit qui va annoncer à tous, dans tous les temps, et selon ses modalités. Et l'Église croîtra à son image, unie dans la diversité des peuples, avec ses dons et ses charismes. Chers frères et sœurs, votre charisme ingabire yanyu ni Imana ikomeye, Imana yahaye Kiliziya muri iki gihe. Dushimire Nyagasani kubera iyi myaka 50. Dukomere amashyi iyo myaka 50. Muhanze amaso ubudahemuka bwe bw'umubyeyi, bw'umuvandimwe, bw'umukunzi, ntimuzigera mucika intege na rimwe. Nyagasani azabarinda, abasabe kujya mbere nk'abigishwa akunda, mugana imiryango yose mu bwiyoroshye no kwicisha bugufi. Ndabazirikana kandi ndabashyigikiye mutere imbere, kandi rwose ndabasabye ntimwibagirwe kunsabira gusigara hano. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas de prier pour moi.